Mwongeye kwirirwa nshuti mugize umuryango wa Diaries. Uyu munsi hari ijambo nifuza ko tuganiraho. Iryo jambo twese dukunda kurikoresha cyane kandi rirakomeye. Nta rindi ni Imana Ninziza ibihe byose. Ni koko ni nziza, gusa njye ntabwo numvaga ubusobanuro bwaryo, kuko hari ubwo kamere muntu inganza, intege nke zikandusha imbaraga nkajya kure ndetse nkanirengagiza igisobanuro cy'iryo jambo. Biragoye kubona uwabuze uwe ngo umubwire ngo Imana ni nziza ibihe byose. Hari uwakumva nabi pe. Mu mezi 11 ashize nibwo umuryango umwe njya mfataho icyitegererezo wabuze umwana, bimwe dukunda kuvuga ngo inda yavuyemo. Njye numvaga byandenze, nabuze n'icyo mvuga, numvaga mfite ubwoba bwo kugira icyo mbabwira ngo hari ntabakomeretsa. Ubwo twari mu rusengero barahagurutse bajya imbere y'iteraniro, bari basabye umwanya wo gushima Imana, nuko umutware w'urugo afata ijambo. Ikintu kimwe yavuze ni rya jambo rimwe ati Imana ni nziza ibihe byose, izi mpamvu ibi byabaye. Avuga atyo numvise avuze ukuri, ariko ntabwo niyumvishaga neza iyo mpamvu yatuma babura umwana wabo wari umaze amezi 3 mu nda. Ndi umuntu kandi kamere ndimo akenshi bishaka kumenya impamvu buri gihe iyo ikintu kitagenze neza mvuga aha ni ibijyanye n'ubushake bwanjye. Mu kubona uwo muryango ukomeye kandi ufite ibyiringiro byarankomeje, gusa ngira gushidikanya muri njye. Ndi umunyabyaha, ariko muri njye ngeraho kwizera kukabura ndetse nkanacika intege cyane. Mu kwezi gushize rero nibwo wa mubyeyi nanone yarwaye, ndavuga uwo mubyeyi w'umumama. Yararwaye araremba, amara ibyumweru 2 muri koma, nuko arapfa cyangwa se arasinzira. Iki kintu cyababaje benshi ndetse cyananiye bamwe mu bazi mu muryango kwakira. Njye nta kindi natekereje, nagize ubwoba nanone, nibaza icyo umugabo wari bukore cyangwa uko ari bwitware, cyane ko batari bamaranye imyaka myinshi. Ni imyaka 4 gusa bari bamaranye. Gusa nanone yarongeye arantangaza. Niwe wakomezaga abantu ndetse abahumuriza cyane, akababwira ati Imana ni nziza ibihe byose. Byatumye ntekereza cyane, nsanga koko ntizera. Bwa mbere babura umwana bavuze ko Imana ari nziza, ndashidikanya, ariko ubu nari mbonye impamvu uwo mwana atavutse. Niba turi abantu buri wese akaba afite igihe azagenderaho, uriya mwana iyo avuka yari kuba imfubyi afite amezi 5. Ibaze uwo mugabo wari gusigarana uruhinja rw'amezi 5. Ibaze kuba imfubyi ukivuka. Ni byinshi byari kuba bitandukanye n'ubu uko bimeze. Nariruhukije ndavuga ngo noneho ndabibonye. Imana ni nziza ibihe byose. Ni nayo yahaye ibyiringiro no gukomera uwo mugabo wabuze urubavu rwe. Hari ubwo tugera mu kibazo bikatunanira kwihangana ndetse tukabona ko byose ari igihombo, ariko burya no muri cya gihe kibi cyane kuri twe hari impamvu nziza Imana iba yemeye ko tunyura muri byo. Niyo waba ufite impamvu 99 zo kurira, buri gihe haba hari impamvu imwe yo guseka no kugira ibyiringiro. Duhinduye uko tureba ibintu, tugahora tureba impamvu nziza, byaduhindurira ubuzima ndetse twarushaho kugira umunezero. Imana ni nziza ibihe byose, iradukunda kandi dukorera ibirushaho kutubera byiza kurenza uko twe tubitekereza. No muri cya gihe cyawe kibi, mu marira, jya wibuka ko hari impamvu nziza itumye bikubaho. Ushobora kutayibona nonaha, ariko nyuma uzayibona.
izere umuremyi kandi umwiringire. Azi ibyo nkeneye, azi ibyo nkwiriye. Fatanya nanjye kongera kwizera, nuko twige kwishingikiriza ku bushake bw'Imana, tujye tuvuga ko ibihe byose Imana ari nziza, bituvuye ku mutima kandi tubyizeye koko. Biturimo ntitwahangayikira iby'ejo, kuko twaba tuzi neza ko mu maboko y'Imana dushinganye. Icyampa uyu munsi tukongererwa kwizera. Imana ni nziza ibihe byose.